shano gusanga katu ego ko mana yanjye dore ukuboko ego ko sha cyokora yewe we ndapfuye haje gushya yewega mbega urwego ufite ubwoba afite amabanga y'indege Shaka muterure Gasaro TV. Bakunzi bacu ndabasoje muri hose, ndabasoje cyane abari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, abari East Africa ndetse n'abari muri diaspora. Nukuri nanjye ndabakunda nko mudahema kungaragariza urukundo. Museyo twakiriye. Mubona rero hano turi kumwe n'umusore. Ego ko mana yanjye ibintu byaje gufata indi ntera. Ni umusore ufite amatuza, ni umusore bateruye kumugana wa mukobwa wanjye. Imva bimeze bite? N'amakuru. Amakuru ni meza. Witwa? Banyita Niyonzima Alfred ariko muri nuza muri sinema. Yazina ryawe nge niryo shaka. Ikivejuru monster. Monster ise kubera icyo yise monster. Monster tuzikari like inyamaswa. Nuvuga ngo bitewe n'ibintu nkora n'umuvuduko mbikorana n'imbaraga n'impamvu niyise monster. Ariko ngo ariko mufite ibaga abakobwa arabakunda cyane. Ibanga. Ibanga ntago ndiza ariko biravugwa nyine ko abatipe nyine ngo bateruye abavuga babakunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba atari banga se wowe uba wibitseho nk'abangahe tubwize ukuri mbese abantu bagusaba basi abantu bansaba ze nabo kabisa sure nabo ubu n'abakobwa rero bakwandikira turi umusore mwiza ufite amatuza n'iki n'iki ariko baranyandikira bisanzwe ariko ntago tujya duhora no kwandikirana gusa Instagram ya WhatsApp. Ufite umukunzi? Ariko kwe kina ngo ushaka kwemera ko afite umukunzi. Mufite nabyemera ariko nawe. Habuze iki? Njyewe ntago nshaka kubijyamo cyane. Shayisani zirakwishe nk'umuntu beshe pe. Ntago mbeshye nukuvuga ngo njyewe nabanje gukora nyine naravuze ngo umugore wanjye ni sport kugira ngo mbanze nkore sport neza. Muri macorongo sport. Ariko bana monster baragishe ngo umugore ni sport we munyumvire namwe. Nukuvuga nyine urabanza ugakora sport kuko sport abizi hari ikintu tuba dushaka kugeraho ikintu kigezeho nibwo ushaka umugore. Yego. Nese abakobwa basugwa gukunda none ugira icyo babwira ndabizi no muri comment bashobora kwandika ati wade nimero z'iki cyane. Abakobwa nyine bankunda nukuvuga ngo abakobwa nyine muri rusange turabizi ukuntu bimeze muri iyi minsi ni ugutwika. Urukundo rwo gutwika se? Hariho urukundo rwo gutwika kandi twebwe ikintu dushaka no gukora ibintu biri ku murongo. Hanyuma noneho ngiye kukwibariza kandi kabazo. Ngiwe njya mbona abenshi bangana gutya ngo ni 6 words. Bavuga ngo we ngiye mbisobanura nyine bite nuko nabantu bivuga ngo amababa ngo 6 packs ibintu nk'ibyo nibyo bavuga ngo n'amatuza. Ntago ashaka kwambara ishati cyangwa iki bahora bambaye utuntu mamujyanga ibyana babone neza. Ngiye nukuvuga ngo nyine kuri ku ruhande rwabo wenda niko baba bishaka kubikora. Ariko ngewe kubera ko mba mvuga ngo ngaragaze nyine sport nkora umuntu we wazibona akavuga uriya muntu ameze neza nanjye reka nkore sport. Ngiye niyo ntego mba mfite. None ndashaka utuzamurira agapira unyereke izo 6 pack ariko siniyo bego urwego sha cyokora umugore wasajya umeka kunda ariko umugore wanjye se ngiye kubivuga ahitashye reka mbyihore nyine oya uzabona basi niba uyu munsi bambwiye ko nawe ufite nukuvuga nyine sinzi uko nabivuga ariko nyine nibisanzwe. Yego kuko mana yanjye je niko ndabasore bafite abatuzi ubuse twakikundaniye wahiye nyuma nyine byahindutse ntaraza gushya kandi yavuze ko ari umukunzi ushaka munyumvire mwabantu nukuvuga ngo nyine twebwe ukuntu bimeze turi muri nuza showbiz tuba tugomba nyine kugira ngo dushyiremo utuntu nk'utwo ngutwo. Mwanyemera se? Nakwemera. Sure. Yego. Aka monster naguteye isoni. Usko nari kugira isoni. Ngewe se ubone niko meza ariko ngewe ngira isoni bya atari. Ngira isoni ariko ntabwo nzigira. Ako mana none umusore bita Kuza Fit. Niba umusore rero umupapa simbizi. Uriya musore muraziranye?
umusore witwa Kuza ko namuzira ntawuzi kandi mukora ibintu bimwe. oya ntabwo dukora ibintu bimwe njye nsimbuka mu modoka ubu ngubu simbizi rero ubwo ngo ni umusore sinzi ibyari ibyo n'umubonsa nanjye njya mubona kuri social medias. kuri social media pinge ntabwo muzi. Usimbuka mu modoka gutesa ubwo? Ngewe ibintu by'amamodoka nyine no kuvuga ngo nkora ibintu bita gymnastics, gusimbuka mu modoka gymnastics, parkour nyine ibintu nk'ibyo, ariko nsimbuka mu modoka, amazu, ibintu ahantu nyine nk'ibipangu, ibintu nk'ibyo. Mama ari we sha mbuzi inzu noneho nitwa Monster nyine none ubusere hari wasimbuka kwitura twatse hari ni vuba vuba bahira no kuri umva uraza kugenda ubinkoreye n'ibintu we nta kibazo ngenda kwizeza ibintu nzi ko nakora. Mbega urwego. Hanyuma umusore wita Rutambi uramuzi? Rutambi we namwumvise ari kumvuga muri interview ngo ndi ikibido, sinzi nimba ndi ikibido, abantu baripfundira babambwire nimba ndi ikibido. Ariko nyine kuki yavuze ngo uri ikibido sinagera akumvisha nyine yaravuze ngo ama six packs yararebye nyine yararebye abona ahantu hose ari kuvuga ibintu byose ndabyujije. Yego ahita avuga ngo ni mugufi ngo agenda gutya ibintu nk'ibi. Ariko ntabwo ndi gukora Imana. Ariko se nuko ikimupingana ugasanga nkaho upinga Rutambi cyangwa se aragupinga kandi mwagateranya imbaraga. Nuvuga ngo ibintu byo guterana imbaraga hari igihe umuntu yishyira ahantu atari kandi ntabwo ari byiza kwishyira ahantu utari, wowe ugomba kujya ahantu rero yishyize kuri level atari. Ubu se ari we nawe ni ndurenze tubwizanye ukuri ibintu bihita byigaragaza. Yego uri kumba nambaye kano gapira wowe mwakuyemo hahita hayi. Oya gakuremo turebe kugira ngo tumenye ngo Monster ararenze kurenza Rutambi. Ushaka no gusanga ego ko mana yanjye dore ukuboko ego ko sha cyokora yewe we ndapfuye haje gushya. Se Rutambi wafite amabere nta nubwo ari agatuza, reba hano mama ari we se biceps arayifite, izi sara zifite wapi Rutambi aratubeshya aratubeshya hari ahantu rwose aba yahatwitse aba ari gutwika se ni ukwikina nyine niko nge nabivuga. bya bintu ko bije gutera ubwoba mbese mu mugongo ari bone njya mbona byishushanyijemo bira ni ikigaragaza umuntu warakoze ikirago je mbana nabizi ni ikigaragaza umuntu warakoze ko ubonye body wanazishushanyije ahantu hose ama traps amashuda ibintu byose urabona Rutambi aba arimo aratubeshya afite akaboko k'abamama ibintu nk'ibyo ngo we narangeje kukwisabira urabizi ko nakusabye last night ko wankorera amasiporo none tugiye muri time ya sport nta kibazo umva tugende ninsanga urenze Rutambi ngenda bikubwira sindya dodo wana kabisa tugende videographer we go. Ako Rutambi nzamuhekenya wala uzamugira iki ari mu muhanda muri kaburimbo ni hatari kweri kanze tuhatwike n'ikintu shano ko hatwika byo rwose hagashya akagurumana sha ikibuga ni kinini kangenda rwose nanayerekeza umusore wanje tugende noneho ndebe amasiporo agiye kudukorera. Twagiye rero byaje gushya hahiye pe yewega sha wa musore ni Monster koko ni Monster pe mana yanjye ngende no kugira ubwoba bwo kumukurikira kamukurikire ndebe rwose kari yewe we ibi bintu ko biteye ubwoba ndumva ngize n'ubwoba mbega umusore yaje kuntera ubwoba njyewe. ushaka ngiye nkora siporo umva zishimisha nadukurikiye.
shaka bisa noneho aho ndemeye pe ariko wanyemereye kunsimbukira hariya hantu ndaje ndewe nibwo ndi bukwemere nusimbuka hariya hantu ndahita mvuga nti wa musore rwose noneho ntaga mbeshye ewana njye ndahita dore ukuntu abanza kureba monster yewega mbega urwego umusore aranyemeshe noneho ahaho amaboko nyamanitse hejuru mu kirere ndayamanitse rwose mu birebe mwa banyarwanda mwe yewewe bwoko mana yanjye noneho reba ibyo bakoreye ahise afata Rutamba aramujugunya munsi y'urugo abafana ba Rutambi muze kunyihanganira umujugunye Rutambi ni gutya mu bihuru ubu ni muri puberi isumuta wewe nawe nabikora iriya ni challenge muhaye noneho ko abantu benshi bavuga ngo umuntu bita Rutambi ni uburenze Rutambi se ubu ntago yamaje kugenda ubu nta nubwo azongera kugaragara kare ubu se jagarutse noneho nawe kugucalenjinga ntabwo yancalenjinga guteze biriya bintu nabikora nahita nemera kabisa nahita mbivamo byose hanyuma se ngenda ngize akabazo k'amatsiko wabyigiye hehe ibi bintu ni ukuvuga ngo izi siporo nazigiye mu ikaritsiye ariko ahantu nakoreye biri professional nagiye kuri mezo muri team yo kuri mezo mpita njya mu Gatenga ubu niho naboneye nyine experience niho waboneye ikintu bita experience ubu ni mu Gatenga murabizi ko abantu baho nyine ari hejuru cyane we utuye mu Gatenga ntabwo nayo mu Gatenga ariko nyine nahakoreye imyaka myinshi ndi umupeti kabisa hanyuma hano noneho hari n'undi musore bita Diego noneho bose nabazanye noneho nibaze turebe umuntu urenze undi ni uwuhe no muri comment baraza kutubwira reka mbanze be ikazi uyu musore bimeze biti bimeze neza cyane bimeze fresh cyane nta kibazo uyu musore muraziranye n'ubwa mbere mubonye noneho urabona ari ndurenze ari wowe nawe nabo bwe yagize ubwoba ngo wagize ubwoba sinzi niba mpamagaze imbere kuki mpagaze imbere ese urumva atanahagiye kandi urumva ngira uvuye muri siporo n'iki ubuse wamusunika koko wamusunika ukamubasha vuba reka turebe aya reka ko mbona wamutinyise yagiye dore ko yaracyari imbere yawe dore nguyu sunika gende tayari ngiye kumusunika ujye kumusunika reka turebe wapi ubu ngubu kweri ko kwibiki none se ndabona yagiye hanyuma se uratubwiye ngo uyu musore ntago muziranye siko tubwiye no bwa mbere mubonye rwose noneho wowe uzwi kuki hari abantu bagukurikira hano bifuza kukimenya njye monster ibikorwa byo wenda hari benshi bamaze kubibona noneho nawe ndaje mu kanya gato twereka ibyawe six pack nta mwitozo noneho twereke izawe natwereke turebe koko noneho Diego rufite six pack kurenza umuntu bise monster ariko ibaze monster ibaze Diego monster ni iki monster igihe cyose ahora twiga yego hani nyuma hari undi uri mu myitozo we mukanya naza noneho icyo nzi cyo kature aba bantu reka turebe muraza kumbwira abanyarwanda muri comment bimeze bite nubuhe muntu ufite six pack harya reka banahindukire turebe ya migongo yawe nje mbona reka ture egoko none njyewe ndi kubura n'amagambo mvuga n'ukuri kw'Imana abantu batubwire mutubwire hari abantu bari inyuma murabibona uti abajaji nibaze kutubwira nibatubwire twumiwe twabuze amahitamo mbese ndumva buri wese afite ngo ubwoba bw'ubwoba haje aragihoza reka azatubwira umuntu yemera gihozo nguyu hano imbere hari abasore aba basore bose bafite ama six pack dore wararize kubera Bruce Melody kuruga hasi ngo ni umusore ufite amatuza ariko aba bose bamurenzeho dore ngiye kugushumbusha n'iki niwe musore ufite amatuza muri abo bose igihitamo reka nduce rwose duce pe abatipe bafite ituza iyo banajya danje yo hajya ngo begera ariko begera ufite ubwoba bafite amababa nk'ay'indege uyu emaye cyane ngiye uguruka ndabona n'itako ryanjye
byose ngo bigana n'itako rye none se ubu tubwikira n'umwe uhisemo muri aba bose agiye kudutwara twese abatipe rero rwose bakoze baba byadanje atari biranagaragara nagize ubwoba wagize ubwoba ariko rero Melody rwose ndamukunda Sandrine noneho oya turashaka utubwire wakoze ituza ari Melody nawe utubwire ukuri mukuri kwawe tubwire dore nje no kugushumbusha tubwire wiseka dore mfite muzehe rwose oya ndavuga ku matuza ariko aba batipe bafite amatuza bya danje ngiye kuruca noneho yebuye noneho nawe se afite dore noneho hajunti yewe we nicyo kera ingewe cyaje kubera gufana uyu nguyu ngo ni uwo bisende noneho banyarwanda natwereka isura ye wamwita kuza fiti noneho nawe araje muri kumubona ariko uyu ntiyatweretse umwito uyu amarira yawe yose icyo buri kuyatakaza yegora ariko no kubera urukundo mutubarize abantu ukundana nabo yegora koza afite atamarira yawe uri kuyatakaza reka nibarize none n'abasore batatu bakabyaramo none wamahitamo se amahitamo yarerekeza kuri inde muri abasore amahitamo yanjye rero mfite muzehe murabiza abantu benshi oya ku matuza ni ariko ngiye gutora mvuge ngo wa mbere ntabereye nduciye ariko Bruce Melody ari ku ruhande rwanjye nubwo bimeze bityo Bruce Melody ntabwo ari hano ntabwo ari hano turi kuvuga ngo bari hano bari hano rwose ufite ituza ngiye kuruca ya baba shaka mutipe yakoze umwitozo bamwita monster imyitozo ihoraho twebwe turatiyifite baba shaka nayikoze mu myaka ishize ubu ngubu iracyari wayikoze mu myaka ishize ntabwo mba nayikoze ya nyundo ya toro andare haje kuza afite none ukazana aba bantu baguruka izi ni inkende ntabwo mugomba kuzizirizana hano ngo iki ngo n'inyoni izi nkende ntabwo mugomba kuzizana hano ese inkende ingana gutya ariko kuza afite nawe urasuzuguye ingana oya se kandi oya nawe urakabije inkende si nizo zigenda zigurukira ku biti muri make ni inyenda se oya nawe urasuzuguye none urabona we babone none se twebwe niba ari inyende twereke no kutari inyende nanyereka uburyo ndi inyende aba ni abana ntabwo nkumpita ni abana yego ndi ku rwego rundi okay urwo rwego rero monster rutwereke yego ariko uyu munsi kuza afite yatinye oya kaka none se umuntu kuza afite natinye kuza afite ntunenguye ariko se ni ukuvuga rero kuza afite waba umuzi kuko wambwiye ko kuza afite utamuzi nabamuzi gute se umuntu ari kuza agatwita ngo inyende ngo niki ngo no kuguruka ibyo ni ntabwo inyende si nizo zigurukira ku miti dore none undi mana yanjye we yaturutse oya ureba hano murihishe Jose yumiwe noneho murebe ko Jose ari kureba murebe Jose ari kureba murebe ko Jose ukazana zinyende hano hagarara hano uri kuza aho ukajya hano ngo abantu ukagira ngo gutya ngo ni inkende we munyumvire ngo nazanye inkende njyewe ibintu sinza kubyemera ibaze ikintu twashize ku rwego rundi ngo bishyize ku rundi rwego yego rutwereke rero rwanjye ruri hejuru cyane we noneho mukomereza aho ngaho biri kuza kabisa aho kuza afite ndaza kugusaba rwose tubabarire mu cyubahiro cyawe ukuremo iyo ngofero niba tubwiye niba cyangwa byaraje kuza afite araza kudufasha n'uyu mupira usa n'ababaniga nicyo kintu cyo kukwisabira noneho turebe noneho kuza afite urwego ari kubishyiraho ngo aba basore arabaterura ari babiri reka nze ndebe birashoboka wamuterura umwe genda umuterure urabaterura namwe mwese mujyeho na kameramani n'abafana bose araduterura kuza afite twagiye tubabarire kwema ingofero n'uwo mupira reka turebe noneho hari agakino gakurikiye tugiye gukina umuntu ukuramo kuza afite ingofero niwe muntu noneho iyi saha turi bwemere reka turebe umuntu ukuramo bwa mbere sha ndavuga ni noneho uyu muntu ararenze nimugerageze dore Jose yumiwe reba Jose hano kuvuga ko ari tipe indege no ngiye cyaceri cyaje mume nihanagure ndabinginze wowe ubwo umuntu umukuramo ingofero araba ari tipe ni ukuri pe twagiye ahubwo twagiye mu mbarire umuntu ukuramo ingofero n'ako gapira ndabona ko atari igende uko byavuzwe twagiye ahubwo nicyo shaka kugera batinye bashaka kwikuramo baje bagerageza ko mwatinye
wow murabibona rero murabona ko rwose Monster ayikuyemo inyende nizo zigurukira wowe ntabwo uri kureba reba hano ni ukuvuga ngo inkende imeze gutya ibaho mwebwe namwe ibintu muri kuba ntabwo mubizi Kuzafiti rero ndabona ko agiye gutibaba hano Kuzafiti ntutibaba cyangwa wasanga n'abafite muduri akaba ari kwigira ngo reka tuze turebe niba ari muduri koko ibintu byanjye biri kuba biri kure sinzi ukunsuzugura kwanzanira aba bana wamamagaye aba bana bambwiye ko batanakuzi wowe urabazi abana nk'ubu ngubu uzi ko ibintu uri kuvuga wowe utabizi ibaze nk'umufana gukubise uvuga ko ndi umwana urumva bitaba ari ikibazo urwego umuntu wabarimo wowe uri iki reka tubwire urwego urumva urwego umuntu wabarimo ntabwo ndi ku rwego ariko abo ni abana muri bodybuilding bari yaba ni inkende zigurukira ku miti Kuzafiti arabafashe arabagerekeranya ajugunya iriya mu giti urumva ni akantu ko kudusetsa kari gake ni akantu ko kubasetsa nawe ubibonye wahita ubona ko ibintu ari kuvuga nyine ariko Kuzafiti reka tugende Monster asimbuka imodoka yansimbukiye ibintu hariya njye natangaye yagurutse njye ndashokera ikibuga noneho kora agashya kawe yego natwereka agashya gendana n'icyuya cyavuye kubera gufana ni burya ibyatsi simbizi ariko ibyo bitandukanye nibyo dushaka ariko ibintu bita Kuzafiti yatinye rero yatinye na reka cinci nko muri za filime si Nigeria umva jyaza tamaye inka njiyo none hariya genda ukoreho n'ubu babikwemereye yewe dore tuza we ariko Kuzafiti reka tugendane uri umuntu wita Rutambura muzi Rutambe ndamuzi mu bintu turimo ubusari we nawe nindurenze tugezanye ukuri umuntu urenze sinzi oya wo kubibara nka Kuzafiti nakizere yigirira Kuzafiti Monster yavuze ko Rutambi we ntacyo akora cya danje wowe none nindurenze ari we nawe njyewe nzi ko ndamurenze uramurenze ushingira ku kirero kuko ahantu ngeze Rutambi yacyagomba gukora cyane yego urumva Rutambi cyamuzaba gukora cyane yego ikintu cya mbere Rutambi aracyafite ibintu uri mu mubiri nagashobora kugenda ayorekana umubiri gwe ibintu byinshi nacyamurusha abantu barabibona abanyarwanda barabibona nagaruka kuvugira nawe ukuntu Kuzafiti narifite mudu yanjye ariko kunzanira ababanuza bawe aba bana bawe ariko ibintu uri kuvuga ntabwo kubaza hari umuntu bita Monster agira icyo umubaza kimwe byibuze ikintu namubaza se cyangwa icyo umubwira dukorera iyi saha kugira turebe ko Monster ari mu akantu kari individual kuri we yego akantu yakora Rutamba atakora akantu atakora yego ikintu umwihariko wawe ushaka tubwire ngo irane burayihekenya uhine ibintu byanjye binungora biratandukanye nkora amarushanwa yo kwerekana umubiri uri kumva nkora amarushanwa yo kwerekana umubiri by the way kamaze mbabwira hari amarushanwa agiye kuba ari open ku buri muntu wese yego ari mu Rwanda kuko zigiye kuba East Africa ibihugu byose bya East Africa none se nawe kuvuga ngo kuza nimwe gusa agiye kujya mu marushanwa n'abanyarwanda ku banyarwanda buri munyarwanda wese yego wowe uziko ufite umwitozo wawe bajyana kutagiyemo nabonyemo nuze Kuzafiti ari urimo kubera icyo utagiyemo kandi wiyamenye ukuntu bimeze buri muntu afite kariya ni ukuvuga ngo muri siporo nkora njyewe yego hari ibintu biba bitaragenda neza ni kimwe no muri bodybuilder twese turi kuzamuka urumva rero ntago nashyira imbaraga muri bodybuilder kandi nanjye muri gymnastics nakayizamura ariko nyine ndabashyigikira Diego we katagiyemo reka mbazira Diego kuko Kuzafiti ni urimo njye niwe nabonyeyo cyeka niba naribeshye kandi umva ari muri onoza general n'abantu bose umuntu wese ufite body yajyamo agakora
murakoze rero nawe cyane. natwibwira tubwire uko Ubwo nayibise. rero nk'iyo nkuru mba numvishe ni ubwa mbere mba numvishe kubera ko nararebye nsanga nabo nta myitozo bafite kubera ko ntabwo nabasha gusobanura ko iyo myitozo ihari kuko nta muntu wigeze ungana. Mfite gahunda yo gutangiza body building schools yego hano mu Rwanda. Ndashaka gukora ikintu kigaragarira buri muntu wese. Ibyo kwerekana umubiri ni ibye, ndashaka kwerekana ko niyo myitozo tuyikorera hano mu Rwanda, cyane cyane ko tutazi aho yayikoreye. Nicyo kintu nshaka kumwereka ko nuko kwerekana umubiri kwe cyangwa umubiri we yubatse body building niko bavuga. Nanjye rero nashaka kumwereka ko mfite ubumenyi kuri body building, ari nanjye ashobora kuba yararebye akavuga ngo reka nkurikire uriya muntu kuko arigisha neza. Nibyo se cyane rwose, nibyo kuza ngo abonye Diego batubwire ibyo ari byo. kuzafite ubusa ari guseka gusa Inkubiramo kubisa. ubona namuhemuke ko aramuzaniye abana Uzaba abana. Ya bazawe naba nze imitozo nkora urumva. Imitozo urana ibintu nabyize. Ufite abantu barenze cyane urumva bari ku rwego rumwe. Harimo abashinwa, harimo abamerika, abanyamerika. Umbandi uri kumva imyitozo mfite. Ya ahantu hose ngiye ko ni kariya yanjye. Ni kariya yanjye. ariko bagusabye akantu kari individual kawe wenyine utandukaniyeho nabo ntabwo akadukoresha. Ntandukanye nabo. Yego Nukwerekana. katwereke ese uri guseka gusa uyu munsi ndabona ari kwisetsa gusa. Nari mfite nuzanjye mudu yanjye. Yego. Mama gende muri mudu yanjye. Yego. Kuguteza abana Kuneza abana. nyine bitwereke bafite ibyo batweretse nabo. Natwereka gasho. Ukunzaneze nyende zawe. Masanga niyende twereke ibyawe wowe utari Monster. Neze Monster rivuye ibanyende. zitereza zose zishyire ku mutwe uzirenze urugo turebe no Baza guze umva. kuzafite yasetse kuzafite n'ubwa mbere akoze ikiganiro ari guseka gusa. Niba rero katagikoresheje n'umuhungu simbizi. Ibintu muri kuvuga niyo biri kunseza. Nyine baterure ubu barenze urugo. Baterure ndi nuza mu mugere muzane zanuza ziterura neza. Akazi kanje naga ari guterura abantu. Mose muterure. Banabaterura bose. Oya muterure wenyine. Nimba yatinye muterure. Ngewe Bafite biro bingana. Wenda bona urabarushibira. Cyane wowe. Ngomba rushibiro ako monster wamuteruye muterure nyuma y'urugo. Ngewe ukuntu ngewe nabikora. Ngewe abantu bose biyemenya nibaze bangeho banyitendeke. Diego wagiye. Abantu banyiyemenya ni mwitendeke. Diego itendeke. ntago yahitagwa hasi. Nta kibazo itendeke tureka. Mereze abantu bose nushaka hamagara. Hanyuma abantu batanu wabaheka bose. Bose nta kibazo. Yahitagwa hasi. Bira ni ibintu ni mu gihe nkamutse kamera yahitagwa hasi. Okay none wereka kujeho mujeho turi monster. Najeho. Shareka ndebe. Kuzafite umukana ndaje mu ikizana. Noneho ngenda muterura. Reba kuzafite ukone kubari. Nicyo nshaka guterura wowe. Yanze. Ntabwo yamuterura. Wumve ko iki gisaye gishaka profitira mu kavuyo ko cyangwa. Asigaye aterura se cyangwa agwisha hasi cyangwa araterura. Ariko mbega urusore ngo arashaka kunterura rwanze guterura abandi basore. Monster ndamuterura. Wewe uramuterura ngaho bikore. Terura nyine. Nimureba araguteruye. Hari ahantu urabona ko ari agafoto n'iki tugomba kugira gutya ngo ni agafoto. Monster nawe igira akantu ukora. Ngiye gwaratwemeje. Kantu nakora nyine ngewe nababwiye natera abantu benshi ngewe. Benshi. Shora gutera abantu 8 icyarimwe bandiho nta muntu n'umwe ukandagiye hasi. Wabishobora se? Ibyo ni ibintu byanjye. Monster se urumva Monster ari iki? Reba ko kuzafite ari kureba. Ako mushyiraho kamera. Ako Uwemeze nguterure cyangwa wapi? Uwemeze nguterure cyangwa wapi? Nshaka guterura abo ariyo barushibira wenda. Muri make aterura abakobwa. Murangupira? Afite ubwoba yageze hano afite ubwoba. Okay, terura uyu nguyu andushibira. Wageze hano afite ubwoba. Nshaka guterura wese ubona umurusho burebure umurusha. Nshaka guterura abo.
mbere igisore kiri gushaka profitira mu kavuyo uwo byemeye ni vuba Twereke. ubwo yamaje kwigaragaza ugacigaragaje nyine uko ateye basi twereke umubiri byanze oyitanguje kamwereka umubiri dore sha mugireho icyarimwe noneho reka nze ndebe nimujyeho nazanyende wavuze ibintu by'abatuvugisha shaka uzafite reka turebe rwose muri komenti muzambabarire mumbwire aba basore ninde ushoboye sibyo cyakora mwese mwakoze umubiri ariko mana sha umubiri urawukora ariko masozi nizo tubona muri nuza ntabwo tubone binuri biratandukanye iyi nure kubaninga fata batabaninga fata bafite ibibazo sha mbuze nicyo nkora reka nsoza ikiganiro tugiye kubasenyera muri comment muze kutubwira muve gatoya nyereka abanyarwanda ikintu nigiye agarara ku ruhande yego nubwo mbere wana kuzafite yakoze ikiganiro yishimye gutya wowe nabera ariko wanze nguterura ndashaka guterura natwereke kuza ndashaka guterura ariko byanze bagende bafite nuza ndamubona cyakosha aha sha nabo baze bakorera mbega ibintu bishangiye nanatinye pe ndabona reka turebere no monster igera hirya nakubwira negere hirya reka negere hirya buri muntu ari kwereka ibintu bye sinibyo navuze uzana hano nyende oya nazi buri muntu ari kwerekana ibintu bye natwereka none Diego reka turebe atwereka akantu nizo za siporo nababwiraga nk'ibisanzwe sha mwari kuzana ni shambamana ariko kuzafu ngo twazanye inyesha sha ariko nukuri mufite imana okay noneho monster hari icyakurikiyeho hagati aho ngaho kura nukugira ngo mbereke neza ko hari impamvu umuntu akora yabanje kwitegura akagira imbaraga mu mubiri we no gushyuha yego hari icyo dukora cyane ntago uyu nguyu nubwo ashushanya umubiri ntago yatera pompage 40 ntago zitera kuza ntago yazishobora nta pompage watera ebyiri ebyiri yego icyo ngiye kurenza okay teri zawe tumubwiye natwe izo muhaye ngiye gutera okay none ikintu ngiye kubasaba ari kimwe tunasoza genda mo kuzafite genda ari mwese mutere pompage waguruka mbere arabatsinda bose agenda uzanye kusuzugira mu aba bana iyi beseri yindi nzi hano tugire 300 yego okay ngo nje kumusu oya agiye gukora magana oya ubundi dukoreye gutya dukoreye rimwe hari umuntu watwiba akagiye kiramo umuntu ukora nyinshi ubwo nyine ubwo turayatiyama Diego twagiye kora izawe itangira tubwire nari gukora neza nimwe mubizi reka ndebe ababwire no gukwa ari gukora ubwire bwo ari gukora ngo bwo kari gukora ndaje ndamubaza makumyabiri nizamaze gukora mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu akoresheje pompage 60
mwese Sha. ndabashaka mu ishuri ryanjye muze mbigishe uburyo berekana Ariko Mutaze genda. gusohokera ikibuga Okay, twagiye noneho. Umuntu wita kuza afite bose n'ukurikiye. mbashaka mu ishuri bazahereka Kuza afite igenda. Genda. Reka turebe. mushaka mushaka Oya isutera ntacyo. Kora izo ushobora. mushaka Iyo kaza 60. numvira turasa nazo ni zingahe uri kubarasa Imwe ebyiri. ezo zingahe Zina twere. Zina twere. Afite akoze 3 yewe. Sha nukubona kuza afite nawe rwose yigendera. Akoze papaje 3 nuko. Atwereke. Mbega umutima. njye ntabwo nyendenze 10 Mbega papaje akoze 3. Ndi metere bari abana bago mwaza nyane nyende dore bazita buki Ego. Kuza afite ngo twazanye inyendo nko kabyane. Makumyabiri. Mirongo itatu. Mirongo. Sha. Uyu we ni wanabara noneho. ariko bazikora mu buryo butandukanye Ewe we. Mirongo itandatu. Sha. Yeba yanarengeje rwose. Sha yarengeje rwose. 70 tayari. Sha. Mirongo inani. Amaye. Yewe monster rekeraho rwose. You are the winner. banacyari Umuntu utsinze ubwo kuri uyu munsi Umuntu usinze iki? ubwo ni monster. akoze zingahe se 3 Twakiriye kuri kuza Kigali. Umuntu asinze. Kirira Ikinyuranyo kamera kuri n'igikubona kuza afite bamurebe neza ukuri ari kuburana. Uretse waze. Ushaka muterure. Ushaka muterure. Oya, reka biriya bariya n'abana. Reka mbona ibintu bifatika biri kuboneka. Ataruye abandusha ibiro kuza afite itarururiye. Oya, ushaka muterure. Ayeha byamunaniye ari gushaka guterura Ushaka guterura. abakobwa se kubera. Umva reka mbashimire rata nyibwirira aho twagusanga. njye ku ahantu wansanga ni Kivejuru Monster kuri YouTube, Kivejuru Monster Rwanda. Instagram ni Kivejuru Monster. Nibyo ndumva ari ibyo. Iki hejuru nusi. Kuza afite twamusanga ye noneho. Ajya no kujya mu marushanwa dore dore. Ikintu cya mbere ushaka kuvuga ni kimwe gusa. Naguteje inkende. Nateze nyendo, waneje nyendo. Nakonje. Twarabimenyereye. Twarabimenyereye. Kubana. Twarabimenyereye. Buri muntu wese urumva akunda kuza kora subscribe, don't forget to subscribe kuri channel yanjye. Kora subscribe kuri Kuza Fit Rwanda. Ari bakasobanuye barimo gukora akazi sha. Bagasobanuye ngufashe bari kuyitiranya mu mazina yanjye. Bashize bukasobanuye akahindura amazina. Kuri YouTube nkoresha Kuza Fit Rwanda, Instagram Kuza Fit Rwanda. Ikintu ngiye kubabwira buri muntu wese uzi ko kuzo umutozo wawe meze nose ikintu ni ikintu cya buri muntu wese urumva gusohoka ni competition za East Africa. East Africa uburi kuyumva harimo Kenya, harimo Rwanda, harimo Burundi Rwanda zose. Umuntu wewe ushoboye mukaza twashorekera igihugu ibi ntago ari kuza gusa bikora. Ibintu bigomba kuza hano bigomba kugaruka hano mu Rwanda. Urumva? Ariko akasobanuye mufashisha. Muri kunyikira ibintu. Ese nakaye gasobanuye. Abakosobanuye barazi bagenda bakahindura amazina yanjye mu ntuza za. Ariko munkorera amazina. Muri Wafashe. mbafashe. Kuza nukuri ndagushimiye. Ikintu kimbabaza cyane baze nari nshaka guterura. Nago nishimye. Nubwa mbere kuza akoze ikiganiro agikoranye n'umuntu utandukanye nawe. Niyo mpamvu ushaka prove. Muzanire bari yango mbaterure. Wowe hano wowe barushiye biro. Mbashaka nguterure wowe urusha bari. Nge na 6 pack mfite. Diego twagusanga yowe. murakoze aho mwansanga ibikorwa byanjye nkora siporo nerekana mwasanga kuri Rwanda Workout. Rwanda Workout. Niho mwasanga ama exercise yo mu rugo, imyitozo yo mu rugo mwakora neza nta kibazo.
Yeah, subscribe kuri YouTube. urakoze cyane. Like kuri Instagram. Yeah. Thank you so much. Thank you. So, Gasaro TV.